Yes, nongeye kuguhereza ikaze kuri The Truth Inside, aho nkwibutsa yuko uri kumwe nanjye Bahati Chris nk'ibisanzwe. Nkwibutsa gukora subscribe ndetse no kuduhereza like na comment hasi no gukora shares ku nshuti zawe zose. Nongeye kubasaba imbabazi yuko twari tumaze iminsi cyane tutabagezaho ibiganiro nk'uko bikwiye kubw'impamvu runaka, kandi ndizera ko buri muntu wese aherereye nta muntu udahura n'ikibazo. Mwebwe mwakoze subscribe ndetse n'abatarayikora mumenye yuko ubu ngubu tutangiranye na content nshyashya, aho ngubu tugiye kuzatubabwira amwe mu mateka cyangwa se bimwe mu biganiro bigiye bitandukanye, amakuru y'ibyamamare, stories za bamwe na bamwe. Okay, reka nkunyuriremo imwe muri stories zirimo ziravugwa hano hanze. Ese waba warigeze kumenya ibirimo biragenda bivugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano kanya, dore ko story cyangwa se inkuru irimo kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga ni imwe mu nkuru y'icyamamare PDD, umuraperi wa mbere ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umuraperi abantu benshi cyane bubaha. Uyu muraperi PDD arimo kuregwaho ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ibyaha byo gufata abana bakiri bato under 18 ku ngufu, wagiye abakoresha ibintu bigiye bibabaje cyane. Uyu muraperi PDD ukomeje kuregwaho ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse bikanavugwa yuko bamwe mu basitari bakomeye yagiye abibakoresha bakiri abana batoya, urugero nka Asha ndetse nka Justin Bieber n'abandi benshi cyane. Ubwo yagendaga bafata abajyana mu nyubako ye aho yakunda gukoresha ibirori, abantu benshi bakumva yuko ari ikirori kigiye kubera iwe, ikirori cyo kwishima cyangwa se kunezerwa. Kumbi yabaga agiye kubakorera ibintu bita iyicarubozo. Ibyaberaga muri iriya nyubako byari ibintu by'urukozasoni rukomeye cyane. Bamwe yabicishaga amadroge, abahereza alcohol afite imbaraga, abandi akabinjiza mu byumba b'abasore akabakorera bya bintu by'iyicarubozo, bya bindi byo kuvuga ngo ni ukuhuza ibitsina uri umugabo ku mugabo. Imagine we, bitekerezeho nawe, ibaze nawe ari nk'umwana wawe urimo kubarizwa muri ibyo bintu, wababara. Uyu muraperi PDD si ibyo byonyine, aracyaregwaho ibyaha bikomeye, hahandi na Satani adashobora kumwakira. Ntibyoroshye. Ibyo ni ibintu byose birimo biragenda ari ibirego bigenda bimugarukaho. Yari umuntu ukomeye cyane, abantu bamutinya. Murabizi umuntu PDD yagiye agafasha, akamumanaginga, akamushyira imbere, bya bihembo byose ni ukuvuga yuko arabihabwa. Hari igihembo gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Grammy, ni ukuvuga ngo PDD iyo yamaze kubyinjiramo umenye yuko biba byarangiye, uba wabaye umusitari wakomeye. Si ibyo byonyine, biravugwa yuko no mu basitari bo muri Afurika harimo abavugwa yuko baryamanye n'uwo musitari bahuje ibitsina. Nta bandi rero urimo kugenda avugwaho cyane ni umuhanzi ukomeye cyane wo muri Nigeria, uwo bita Burna Boy, ndetse n'uwo muri East Africa, icyamamare mwizeye, icyamamare mwumva yuko ngo ari icyamamare. Ese mwaba mwawumenye? Nta wundi ngo ni Diamond Platinum. Nawe akomeje kugenda avugwaho nubwo amajwi atarajya hanze, ariko mu bamwe mu basitari bandi bagiye bakomeye, ama audio yabo arimo kugenda ajya hanze, abantu batangiye kumirwa. Ibaze nawe aho isi irimo kugana. Ubwo ni ukuvuga yuko hari ibindi byihishe inyuma. Niyo mpamvu twemeye kuvuga ngo ati reka twongere tugaruke, aho tutazongera kubatererana kuri The Truth Inside, tuzatubagezaho ibirimo biragenda biravugwa hirya no hino mu isi. Ariko ngarutseho, uyu muraperi PDD yakomeje kugenda avugwa aho afungiye, ati ngo sinzigera nemera kurya ibiryo byanyu, murashaka kunyica, narashyira amabanga hanze. Ati ngo hari abandi ngomba gushyira hanze bakomeye cyane, abo twari duhuje umurimo cyangwa se twari dufatanya bino bintu. Murakeka ari bande? Kwagenda havugwamo abasitari bagiye bakomeye cyane, bya bikomangoma mujya mwumva bifite amafaranga menshi cyane ku isi. Ni bivugwa yuko hari ibintu byinshi cyane byihishe inyuma, ubu muri kano kanya bigiye kuzaza bijya hanze. Nta handi rero birimo biravugirwa, nta wundi urimo kubibabwira, ni njyewe umuhungu wanyu
Bahati Chris kuri The Truth Inside nkubwira ati ngo duhereze comment hasi, komeza no kuduhereza like ndetse unasakaza iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro ku nshuti zawe, maze nazo zibashe gusobanukirwa ibirimo kugenda bibera mu isi, hava utazatuma isi irangira utaramenyaho uko bimeze. Rero komeza wiyumvira zimwe mu nkuru tugenda tuguhereza. Ndacyari kumwe nawe, sinzongera kugutererana kuko ndi kumwe nawe, nkufitiye byinshi, nkufitiye amabanga menshi. Haravugirwa mu Rwanda, harabavugirwa muri Tanzania, muri Uganda ndetse muri Kenya ndetse no mu bihugu byo mu Burayi. Ibyo byose ni ibintu tugiye kuzatukugezaho. Hari byinshi uhishiwe. Ndacyari kumwe nawe. Stay tuned.